Bene data muri Kristo duhuriye kuri urubuga Inkomoko y'Indirimbo TV. Baramukije mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Nitwa Pastor Canon KAYIJUKA Emmanuel. Dusenga Imana. Mana yacu, tugushimiye buryo tugiye gukoresha kugira ngo abantu bawe bajye bashobora kukumva no kuwukunda binyuze mu buryo bw'ibiganiro bizanyuzwa kuri urubuga rw'ikoranabuhanga. Uzajye duhana imigisha n'abazatwumva bose kugira ngo dufatanye kukuririmbira indirimbo nshya. Abazakwiyambaza bose ujye ubumva kandi ubasange, ubasubize ibibazo bisabye mu izina rya Yesu Kristo Umwami kandi Umukiza wacu. Amina. Ndashimana cyane yaduhaye uburyo bwo kujya tuganira ku nkomoko y'indirimbo z'Imana kugira ngo tugende tumenya abazihimbye, igihe bazihimbiyemo, icyo bari bagamije mu kuzihimba, n'ubutumwa bukuru bagiye batanga muri izo ndirimbo, ndetse uko bishobotse n'umurimo izo ndirimbo zakoze mu kwamamaza ubwami bw'Imana muri iyi si. Tuzareba kandi uko amagambo amwe ari mu ndirimbo za kera agenda asobanurwa ku buryo yakumvikana neza muri iki gihe. Indirimbo z'Imana ni ikintu kigari cyane. Niyo mpamvu kuri urubuga tuzibanda cyane ku ndirimbo tumenyereye nk'indirimbo zo gushimisha Imana, izo bakunda kwita iz'abaprotestanti, indirimbo z'agakiza, izo bakunda kwita z'abapanekote, indirimbo zo guhimbaza Imana, izo bakunze kwita iz'abadventiste umunsi wa karindwi mu Rwanda. Tuzareba nuko twazavugana ku ndirimbo za Kiliziya Gatolika cyane ziboneka mu gitabo cy'Umukristo. Uko bishoboka kose tuzanyira tugana n'abantu batandukanye bazobereye muri ibyo byiciro by'indirimbo, maze tubagezeho ibyo bazaba batubwiye bijyana n'akamaro k'izo ndirimbo mu buzima bw'abantu b'Imana. Iyo uvuze indirimbo uba uvuze muzika. Nk'uko Bwana Muhayimana Gerard bivuga, muzika ni ubuhanga buhanitse bwo kujya mu nganzo ugakuramo igihangano, wegeranya amajwi ku buryo bunogeye amatwi, ukayakurikiranya, ukayavanga cyangwa ukayatondeka kuri gahunda itunganye ku buryo igihe anyuze mu munwa cyangwa mu bicurangisho bya muzika aba anogeye amatwi. Umuzika rero ugomba kwigwa kandi habamo n'impano Imana itanga. Ndetse muzika uba mu masomo akomeye yigishwa mu mashuri. Mu gihe kiri imbere tuzatumira Bwana Muhayimana Gerard tuganirize kuri iyo ngingo mu buryo burambuye. Inkomoko ya muzika n'Imana tubibona muri Bibiliya, cyane cyane Zaburi ya 40 umurongo wa 3 avuga ngo yashyize indirimbo nshya mu kanwa kanjye, niyo shimwe ry'Imana yacu. Umwuka wera agira uruhare runini mu kuririmba nk'uko tubibona mu Bakolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 bavuga ngo mwigishanye muhugurane muri Zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka bifatanye n'ishimwe muririmbira Imana mu mitima yanyu. Niyo mpamvu Zaburi y'ijana na 7 umurongo wa 2 atwibutsa inshingano yacu. Nimushimire Uwiteka ko ari mwiza, kuko imbabazi ze zoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacungujiye akabakura mu kuboko k'umwanzi. Kuririmba ubundi bigomba kuba cyane umurimo w'umutima, ariko kuvuga umurimo w'urukundo, umurimo w'ubushake, umurimo w'ibyishimo n'umurimo w'umwete. Wa mutima nuwo wanditse igitabo cy'Imigani igice cya 4 umurongo wa 23 avuga ngo urinde umutima wawe kuruta ibindi birindwa byose, kuko iby'ubugingo ariho bikomoka. Niyo mpamvu indirimbo igira akamaro iyo amagambo yayo yose yumvikana, uyumva akayazirikana mu mutima we, maze agafata icyemezo cyo kugira ubuzima bufite intego yo kubana n'Imana no kuyoborwa nayo mu mibereho yose. Indirimbo nyinshi ziri muri ya bitabo nababwiye
abazihingiye bashakaga kuvugisha umutima kugira ngo koko umutima ube moteri w'ibikorwa by'umuntu. Uwo mutima tubonana abanditse zaburi nyinshi ziri muri Bibiliya, tubona kandi mu ndirimbo ya Mose tusoma mu Kuva igice cya 15 iyo yaririmbye igihe abisirayeli bamaze kwambuka inyanja itukura. Kandi uwo mutima tubona mu ndirimbo ya Debora amaze gutsinda abanzi b'ubwoko bwe nk'uko biri mu gitabo cy'abacamanza igice cya 5. Uwo mutima kandi uboneka mu ndirimbo y'isengesho rya Habakuki nk'uko biri mu gice cya 2 cy'igitabo cy'umuhanuzi wa Habakuki. Kandi uwo mutima tuwubona mu ndirimbo ya Zakariya amaze kubyara umwana we Yohana. Kandi nanone uwo mutima tubona mu ndirimbo cyaririmbwe n'ibizima 4 n'abakuru 24 iyo baririmbye bikubise hasi imbere y'Imana, uko tubibona mu byahishuwe igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 10. Tuzakomeza kugenda tubabwira ibindi byinshi bijyana n'indirimbo na muzika. Uyu munsi rero munyemere tugandire ku ndirimbo ya 36 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Iyi ndirimbo ntumpiteho mukiza we iboneka mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana kuri nimero 36. Iboneka kandi no mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana kuri nimero 88. Cyokora nubwo ubutumwa ari bumwe mu bitabo byombi, indirimbo zo gushimisha Imana n'indirimbo zo guhimbaza Imana, hari itandukaniro mu magambo amwe. Abanditse igitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana bavuga ko indirimbo bayihawe n'itoro ry'Abadventiste umunsi wa 7 mu Rwanda. Nibutse ko igihe izo ndirimbo zandikwaga mu Kinyarwanda hari ubufatanye bukomeye hagati y'abamisiyoneri b'itoro Anglikane ry'u Rwanda n'ab'ubumwe bw'amatorero y'Ababatista mu Rwanda n'ab'ubumwe bw'itoro Presbyterienne mu Rwanda n'ab'ubumwe n'ab'itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7 mu Rwanda. Muri icyo gihe bafatanyaga no gusobanura Bibiliya ya mbere mu Kinyarwanda. Iyi ndirimbo kandi iboneka mu bindi bitabo biri mu zindi ndimi. Ingero ni 36 mu gitabo cy'indirimbo z'Abaprotestanti z'Ikirundi. Igitabo cy'indirimbo z'Icyongereza cyitwa Golden Bells ni nimero 243 no mu kindi cy'Icyongereza cyitwa Tabernacles Hymns. Mu Cyongereza iyi ndirimbo yitwa Pass Me Not. Dushobora kubona byinshi kuri indirimbo turebye kuri Google, aho dusanga ko yaririmbwe n'abantu batandukanye no mu njyana zijya gutandukana. Amagambo y'indirimbo yahimbwe na Fanny Jane Crosby wavutse mu mwaka w'1820 akitaba Imana mu mwaka w'1915. Fanny Jane Crosby yari afite ubumuga bwo kutabona ndetse yanahimbye n'izindi ndirimbo nyinshi. Amateka y'indirimbo atubwira ko igihe kimwe ubwo Fanny Jane Crosby
yasuraga gereza yo mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka w'1868. yagejeje ijambo ry'Imana ku bari muri gereza muri uwo mujyi, maze arangije kuribagezaho abaza abamwumvaga niba hari ababasha kwakira Yesu Kristo ngo abere umukiza n'umwami wabo bwite. Akivuga ayo magambo, umwe mu bagororwa wari ufite nawe ubumuga bwo kutabona yumvise icyo kibazo Fanny Jane Crosby yabajije, yumva atabyihererana, aravuga cyane abwira Yesu. Umwigisha yavugaga ati, mwami mwiza ntumpiteho. Uwitwa William Howard Don wavutse mu mwaka w'1836 akitaba Imana mu mwaka w'1915 niwe wahimbye amajwi y'indirimbo nyinshi zanditswe na Fanny Jane Crosby. Igihe kimwe yifuje kwandika indirimbo ifite umutwe witwa ngo ntumpiteho mukiza we. Fanny Jane Crosby yumvise icyo cyifuzo cya William Howard Don, yibuka ibyabaye ari muri gereza ya New York igihe wa mugororwa yavugaga ya magambo ngo mwami mwiza ntumpiteho. Yibuka imirimo umwuka wera ajya akora, nibwo yahimbye isengesho ryuzuye amagambo amuvuye ku mutima asaba Yesu ngo atamuhitamo ubwo agenderera abandi. Kuba Fanny Jane Crosby nawe ubwe yari afite ubumuga bwo kutabona, yasobanukiwe neza iby'uwo wundi wari ufunzwe utarabonaga yavuze, maze amagambo ye aba umutwe w'indirimbo yibazaga, maze yageza kuri William Howard Don ayihimbira ya majwi turirimba iyo turirimbye nk'uko uwa mbere yayahimbye. Indirimbo yasohotse bwa mbere mu mwaka w'1870 ku majwi yahimbwe na William Howard Don muri uwo mwaka nyine w'1870. Birumvikana ko yari afite abandi benshi bafatanije guhimba amajwi y'indirimbo ari n'izindi zitandukanye. Umutwe w'indirimbo wibutsa amagambo aboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3. Iyo mirongo iravuga ngo Aburahamu yari yicaye ku muryango w'ihema rye kubera izuba ryinshi, akebutse abona abagabo batatu bahagaze hafi aho. Ababonye yiruka ajya kubasanganira, abikubita imbere avuga ati, nyakubahwa ndi umugaragu wawe, ndagusabye ngo we gutambuka utageze iwanjye. Ibyo biri mu busobanuro bwa Bibiliya, ijambo ry'Imana. Iyo ukomeje gusoma imirongo ikurikiyeho usanga Aburahamu yarakiriye abo bashyitsi beza. Ku murongo wa 5 haravuga ngo ngiye kubazanira amazimano mufungure mubone gukomeza urugendo, ntimwanyura iwanjye ngo mugende ntabazimaniye. Baramusubiza bati turabyemeye. Aburahamu amaze kubazimanira nibwo bamubwiye inkuru nziza y'uko we n'umugore we bagiye kuzabyara umwana w'umuhungu. Iyo Aburahamu areka abo bashyitsi bakigendera, ntacyo ari kumenya kuri iyo nkuru nziza yari imushimishije we n'umugore we Sara. Mu gice cya mbere cy'iyo ndirimbo ntumpiteho mukiza we, Fanny Jane Crosby yaravuze ati, ntumpiteho mukiza we, wumve uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Fanny arataka, arahendahenda, aringinga, arasaba Imana akanya ngo amutekereze iby'amaganya n'imurusha byose arimo. Mu gusubiramo aragaragaza iyo nyota yo kubona Yesu amwitayeho, akamwumva agira ati, Yesu mukiza wumva uko nganya ubwo ugenderera abandi nanjye ntusige. Dufite amahirwe yo kugira umukiza uhora ugenderera abo yacunguwe n'abashaka gucungura. Hari abifuza ko yabagenderera, nyamara birababaje ko hari n'abatabyifuza. Niyo mpamvu mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20
hatugaragariza ko Yesu yifuza kwinjira mu mutima wa buri muntu. Yesu ahagaze ku rugi rw'umutima w'umuntu arakomanga kugira ngo umwakire. Haravuze ko mu mutima w'umuntu harimo ibintu bibiri, ikintu kimwe n'intebe y'ubwami, ikintu cya kabiri ni umusaraba. Hari nawe wavuze ko hari abashyitsi babiri bifuza kwinjira mu mutima w'uwo muntu. Umwe muri abo bashyitsi ni Yesu umwami n'umukiza, undi nawe ni Satani ari we Sekibi, umwanzi n'umushukanyi. Iyo Satani yakomanze ku mutima w'umuntu, uwo muntu agakingura, Satani arinjira akicara ku ntebe y'ubwami mu mutima w'uwo muntu. Iyo Yesu aje nawe agakomanga, iyo ahawe ikaze aba agomba kugira nawe aho yicara. Nyamara intebe yagombaga kwicaraho yamaze guhabwa Satani. Bityo rero Yesu akabura umwanya mu mutima wa muntu, kandi ntashobora na rimwe gusubira ku musaraba, kuko urupfu yapfuye yarupfuye rimwe gusa, kandi ku buryo buhagije rwose. Nta wundi mukiza uzongera gupfira ku musaraba. Iyo umuntu yanze kwakira Yesu, bivuga ko aba afite ibyaha adashaka kureka, ntashake ko Yesu abimukiza. Kandi Yesu ntiyakwinjira ngo yicare n'ibyo byaha. Ushaka kwinjiza Yesu mu mutima we agomba kubanza gusaba Yesu akamubabarira ibyo byaha. Ubwo rero ikibazo ni iki? Ninde wicaye ku ntebe y'ubwami yo mu mutima wawe? Igice cya kabiri cy'iyi ndirimbo Ntumpiteho Mukiza we kiragaragaza ko uwahimbye iyi ndirimbo asaba Imana kumwongerera kwizera. Kwizera kurakura. Haravuze ko kwizera kugira intambwe eshatu. Intambwe ya mbere ni ugutsindishirizwa, ariko kumenya ko Yesu ari umwana w'Imana, umukiza, umucunguzi, maze ukamwegera akagucungura. Intambwe ya kabiri ni ukwezwa, ariko kugenda ucika ku byaha buhoro buhoro. Naho intambwe ya gatatu ni ugutungana, ariko kugira aho ibyaha bitakikubase. Ibyo kandi nibyo dukunda kwita gukura mu mwuka. Mu gice cya gatatu cy'iyi ndirimbo Ntumpiteho Mukiza we, umuhimbyi wayo aragaragaza ko nta wundi yakwiringira uretse Yesu wenyine ushobora kumukiza ibikomere bye akamubabarira. Yumvaga yakwiringira Imana yonyine, nk'uko tubibona muri Zaburi 146 umurongo wa 3 n'uwa 4, avuga ngo ntimukiringire abakomeye, ntimukiringire bene muntu, ntibashobora kugira uwo bakiza. Iyo umwuka bashizemo bahinduka igitaka, uwo munsi imigambi yabo ipfana nabo. Uwo tubasha kwiringira by'ukuri ni Yesu ushobora kutwombora inguma zacu no kutubabarira ibyaha byacu. Niwe watabaye Petero ubwo yari agiye kurohama mu nyanja kubera ko atakomeje gutumbira Yesu. Petero yarakatatse ati, Databuja mwiza. Maze Yesu amufata ukuboko aramutabara ntiyarohama. Mu gice cya kane cy'iyo ndirimbo tubona ko Fanny Jane Crosby yari azi Imana neza rwose. Yari azi ko ari itanga amahoro y'ukuri kandi amahoro ahoraho. Yesu ntajya yirengagiza umutakiye. Uko ibintu byaba bimeze kose, isi yose ikeneye amahoro. Kubura amahoro ni ibyago bikomeye cyane. Imana niyo ifasha ubugingo bwacu mu biganza byayo. Abantu benshi barembejwe n'ibyaha. Hari abarembejwe n'ibibazo bitandukanye, hari ababuze uko bifata kubera ikibazo cya COVID-19 n'ingaruka zacyo ku mibereho yabo ya buri munsi. Hari abahura n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hari abagerwaho n'akarengane gakorerwa muri iyi si ishaje. Hari n'abahura n'ibindi bibazo bitandukanye, buri wese azibye. Uwari ufite ubumuga bwo kutabona amaze kumva ubutumwa bwiza yaratatse ati, Ntumpiteho Mukiza we. Umwanditsi w'indirimbo nawe wari ufite ubumuga bwo kutabona arandika ati, Ntumpiteho Mukiza we.
nawe unyumva, ivane mu kato ko kutamenya Imana, ivane mu kato k'amaganya, ivane mu kato k'ibibazo byawe bikunze kukurenga, maze ubwire Yesu uti ntumpiteho mukiza we, wumva uko nganya, singira undi niyambaza keretse wowe, maze ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige. Dusenga Imana. Mana nziza, mpakwegera intebe yawe, mpabwa imbabazi, ngupfukamiye mbabaye, mpakukwizera. Igihe bikorere umuntu wese wumvise amagambo y'indirimbo, bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amina.